mwirinde gutoragura. Satani agiye gutanga ibintu bisa n'amasezerano kandi bizasohora vuba. Ibyo rero nimubibona muzamenye ko atari amasezerano yanjye, ahubwo muzamenye ko ari amasezerano Satani ari kugenda ahereza abantu. Icyo gihe rero byasaba ubwenge, gusenga kandi ugashishoza kandi ukarindira. Umusore nawe akaza akakubaza ukavuga ati reka mbaze mufatire igihe mbaze mbisengere mbaze n'amakuru menshi kuri we. Ijoro rimpereza amakuru. Ubwo bugeze n'amagingo y'aho abantu bari gukora divorce, harimo ingaruka zo kuba bataraseze, harimo ingaruka zo kuba n'ubu ngubu hari abantu batanabyitaye. Abubatsi ingo zabo bagakizwa, abagabo bikakazaga bagakizwa, ababyeyi bakubaha abatware babo, umunyabwenge agacira Imana bugufi. Abubatsi ingo zabo bagakizwa, abagabo bikakazaga bagakizwa, ababyeyi bakubaha abatware babo, umunyabwenge agacira Imana bugufi. Bene data nshuti z'umusarane mwese mudukurikirana muri ku migabane itandukanye, umugabane wa Aziya, Oceania, Australia, Uburayi ndetse na hano iwacu muri Afurika. Amahoro y'Uwiteka n'abandi na buri muntu wese. Ni Pastor Theogene ku gicaniro cy'Ibanga TV, soko y'ubutumwa bwiza, ubumwe bw'Abanyarwanda n'abanyamahanga. Nk'uko bisanzwe rero mu bihe bishize twagiye dukora video zitandukanye, ariko twari tumaze iminsi hari umuntu tutabona. Umutumirwa wacu twagize umugisha wo kongera kumva twaganira nawe kugira ngo agire abantu yasangiza ubutumwa cyangwa se impanuro, kugira ngo dukomeze kugenda twubaka ubukristo bwiza kandi bushimwa n'Imana ndetse n'abantu, kuko ubundi ikintu cyose kigira fondation. Ni ukuvuga ngo iyo ufite isoko uvomaho amazi yose agira hato akomoka, iyo ufite isoko nziza uvomaho ugira n'ubuzima bwiza. Niyo mpamvu rero imisengere yacu ikwiye kugira inkomoko. Turagira ngo rero nk'umuntu muri bamwe bagiye barangwa n'umuco, bagiye barangwa n'imibanire n'abantu n'abandi, bagiye barangwa n'ubukristo ndetse akagirirwa n'umugisha, akagira no ku bindi bintu ntavuga ntamuvugira. Turagira ngo tumwakire ubundi nawe arushaho kutwibwira. Reka tumwakire mu izina rya Yesu. Turatangira rero kugira ngo abantu tubiyegereze. Wabaye umushyitsi ariko ntabwo ukiri umushyitsi, wamaze kuba umusangwa. Turagira ngo ubanze udutangirire ikiganiro udushyira imbere y'Imana, kugira ngo ikiganiro turi bukore kigende neza cyane, ndetse n'ibyo ugiye gusangiza abadukurikiranye. Dufite abakunzi benshi cyane bari hirya no hino ku isi, barusheho kugubwa neza cyane. Ni karibu. Hano mu izina rya Yesu turagushimira kandi turaguhimbaje. Tugushimira uburinzi bwawe bukomeye bwabaye kuri twebwe, waraturinze bateranira ku misozi itandukanye, mu bihugu bitandukanye. Izina ryawe nirihimbazwe. Aya masaha rero tuje imbere zawe, tuje gusangira ikiganiro cyangwa se ubutumwa n'ubwoko bwawe. Nakunze cyane kugira ngo twegere kuri izi by'inyungu twambaye twegereye, kandi abagiye gutega amatwi kubyumva nabo tubasaba umugisha, wowe kumva ndetse no gusobanukirwa ndetse no kubikunda mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhereze umugisha. Uragerageza ujye uzamura ijwi kugira ngo abantu batwumva neza cyane bataza guhomba, kuko ikiganiro tugiye gukora ni ikiganiro kiri buze kugirira umumaro abakunzi bacu. Hari abadukurikirana kuri live, hari n'abadukurikirana mu buryo bw'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, kandi bakongera bakadukurikirana mu gihe dushyizeho ubutumwa nk'ubu ngubu. Ikiganiro twakoranye mu mezi yashize, abantu baragikunze, barakwishimira, baravuga ngo uyu mumama muzadukorere n'ikindi gice cya kabiri. Ariko ntabwo tuje dukora igice cya kabiri cy'ubutumwa watanze, ariko bitewe n'iby'ijisho ry'umwuka ritwereka muri iyi minsi, turagira ngo ugire uburyo ki udusangiza. Muri make twihuse, iyo ufashe ijisho ryawe ry'umubiri ukareba imikirizwe ya none,
ukabisanisha no mu gihe cyawe cyangwa se cy'ubukumi bwawe, uko imikirizwe y'icyo gihe yari imeze, iyo ubigereranije ubona itandukaniro ari irihe? ni ukuvuga ngo mu gihe cyanjye cyangwa se mu gihe cyanjye nabyirutsemo, yenda imikirizwe y'iki gihe nta mikirizwe iriho pe, yenda nyireba nkayibura bitewe n'igihe nabyirutsemo. Nabyirutse hakiriho ububyutse, abantu bakijijwe, umuntu asengera amakuru ndetse no mu mwuka, umuntu atinya Imana ndetse agatinya n'icyaha. Ariko ubu ngubu imikirizwe y'iki gihe nta muntu ugitinya Imana, nta n'umuntu ugitinya icyaha. Ibyaha abantu ni ukubirya nk'abirira ibiryo, kunywa nk'abinywera akacyayi. Urumva rero imikirizwe y'iki gihe iratandukanye. Urakoze cyane. Uragira uti mu gihe cyanjye cyangwa se mu gihe cyanjye n'abo twe turi mu kigero kimwe, imikirizwe yacu yari imikirizwe yo ku rwego rushimishije, nubwo ibyaha bitajya bibura, nta gihe hatabayeho ibyaha, ariko ukavuga ati muri iyi minsi ikigaragara cyo icyaha kiri gukorwa abantu ntibagitinya icyaha, ntibatinya Imana, ndetse icyaha bagerageza kukinywa nk'abanywa amazi. Ese wakubaza, wenda reka tuve mu bintu birebire tujye ku cyiciro cy'urubyiruko, hanyuma kuko nawe icyo gihe imikirizwe utubwira ni iy'urubyiruko mu gihe wari urimo, nubwo wabonaga n'imikirizwe y'abantu muri rusange, ariko turagira ngo, kuko hano dufite abakobwa benshi badukurikirana, ariko bagira imikirizwe nyine itari myiza, ariko bo imitima yabo bakumva bashaka gukizwa, ariko bajya bareba bagasanga bamaze kugwa muri ambushi y'icyaha. Ese ni uwuhe muti wakoresheje, cyangwa se ni irihe banga wakoresheje, cyangwa se ni ubuhe buryo bwo gusenga wakoresheje, ku buryo uyu munsi wa none n'undi muntu wese wakumva akavuga ngo uyu mubyeyi reka mwigireho ishingiye ku magambo avuze, nanjye ntangire nyagendereho kugira ngo Imana inyishimire. Kuko mu buhamya waduhaye ubushize hari harimo gushimira Imana ko uwo wasabye Imana yaguhaye, uri mu bihe bidasanzwe. Muri makeya turagira ngo ibyo bihe byatumye ugera aho ugeze uyu munsi, icyo uri cyo uyu munsi twese turebesha amaso, kuko usa neza, ndabona unambaye neza cyane, birashimishije. Ese ntabwo wavunguriraho abakobwa badukurikiye cyangwa se n'ababyeyi bafite abakobwa kugira ngo bamenye ibanga ubundi mwasengaga muti? Ngo password rero ni gusenga, kandi ugasenga nta kindi ubarikiye, nta kindi uhanze mu mutima wawe. Umutima wawe ukawugurira ku Mana, ukaba watuka Umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Ijambo ukarigenderamo, ukarisengeramo, kuko n'ujya gusenga cyangwa se n'urubyiruko ukajya gusenga rufite ibindi biri kurangariramo, uhanze amaso ku nshuti zabo runaka. Njyewe naseze nta nshuti y'umusore cyangwa igitsina gabo nagiraga, nagenderaga mu ijambo rwaho ko Umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Ndigenderamo, ndisengeramo, ndikuriramo. Imana nayo yagiye atinda kunyumva, irintabariramo, iriziramo, irintabariramo. Bivuze ngo icyo gihe ntabwo umugabo cyangwa se umusore wamutegeraga cyangwa se wari umutegerereje mu kuvuga ngo ni uko uri umukobwa, ahubwo bivuze ngo wari umutegereje kuko uri umwana w'Imana. Byatumye uhanga amaso Imana, uravuga ngo kuko Umwami Imana azantabara, ndazi ko ibyo nkeneye byose nzabibona. Niko byari bimeze? Aha. Hanyuma rero birumvikana, uyu munsi hariho imvugo ivuga ngo abantu benshi bakunze gusoma Bibiliya bakavuga ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo mugire ubwenge. Hanyuma umukobwa yabona umusore akavuga ati buriya Imana igiye kunsubiza, kandi ukaba wasanga n'uwo musore ntabwo ari uwo bazabana, bakagirana imishyikirano irenze, bagahurira
bakabashyira mu mazu bakaganiriramo, bakabasura se bakagira gute. Ibyo byo nta kintu wabahanuraho ku bakobwa bajya kuganira n'abasore mu mazu yabo, cyangwa se bagasohokana ahantu ibunyanaka bishingikirije ko ngo ubwo basenze Imana ikavuga ko igiye kubashyingira ahari igisubizo cyaba kigiye kuboneka. Ese aho ngaho nta mpungenge zirimo kuba umusore n'umukobwa bahura bagahurira ahantu hihishe hibanga nk'umuntu wabonye ibya kiriya gihe uyu munsi urabona nta ngaruka buriya? rero iryo jambo ry'ukuri kugenderamo ntabwo ubwenge Imana yavuze ari ubwonko bwabo bwitiranya ibintu n'ibindi. Ntabwo ubwenge Imana yavuze ko bavuga ngo bajye bajya mu mazu guhuriramo n'abahungu, ahubwo bakwiye kugira amakenga, kuko twajaga tugiye gusenga mu rubyiruko bakatuganiriza bakatugira imvugo ukuntu tugomba kwitwara, bakatubwira ngo iteka ryose umukobwa ni ibiryo bihiye. Kubera ko umuhungu ari ibiryo bihiye, bavuze ngo bashobora kugenda gusura uwo musore muri iyo nzu yiwe. Uwo musore ugasanga umugujije mu cyaha, umukobwa atanabitekereje, ariko abasore cyangwa se abagabo Imana yabaremanye ubwenge, ugasanga bamaze gupanga imigambi, ntanayibwira uwo mukobwa akamara ko aruza kumusura, amukunda, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kandi we afite intego ashaka kugeraho, ahubwo nimba ashaka kugira ubwenge Imana yavuze atazabura Imana ikamuta. Navuga turiya musore nimba akunze Imana nijya ibona ko ari uzantwara, sinjya kumusura, yisengera Imana avuga ati Imana hari ahantu ntahandi ntabwo njyayo, niba ubona ko ari uwanjye wateguriye biriya bintu ntitubipfe ntibibe impamvu, cyangwa se muteza ikibazo gituma kidakomeye kitari bumuremerere ariko kiribuze gutuma uyu munsi yapanze uya kumusura upfe. Amaze cyangwa se afate n'igihe abisengere, abaza Imana, abaza amakuru yo kugendera mu kigare, kuko nagendera mu kigare araba mu mutego kandi ntabwo muramushibukana atabyiteguye. Murakoze. Imana iguhereze umugisha. Ati ubwenge Imana yavuze ntabwo ari ubwo kujya kwihererana n'umusore mu mazu ahantu hatandukanye, ahubwo ubwenge nyabwo ni uko ukwiriye kwegera Imana yo yakuremye ikamenya ibyo yakugeneye, uko buri kintu cyose yakugeneye kizajya kigenda gisohora ku nimero yacyo. Ngira ngo rero abantu barimo barumva iyi mpuguro nziza ubahereza. Hanyuma ikindi nifuza ko wakwibutsa abantu muri iyi minsi, imvugo y'iki gihe cyane cyane nk'urubyiruko baravuga ngo ku mihanda, ni ijambo dukunze gukoresha hano muri za social media, kumva ati kuri iyi mihanda uje kuri iyi mihanda. So hariho haravugirwa amagambo menshi agenda anaboneka mu madini n'amatorero hirya no hino, bakavuga ati umukobwa mwiza, umukobwa mwiza, umukobwa mwiza. Noneho ubundi umukobwa mwiza numeze gute? Umukobwa mwiza ni uwubaha Imana. Umukobwa mwiza ni uwubaha Imana. Okay. Umukobwa mwiza ni uwubaha Imana. None kuri iyi mihanda dukunze kuvuga ngo iyo umukobwa yambaye ijipo nziza, umukobwa akagira inzara ziriya bakunze gusongora bagashyiraho, akabohesha imisatsi, na byiza wo nabonye ifite kanitere, ariko mu by'ukuri uravuze ngo umukobwa mwiza ni uwubaha Imana kandi akagendera mu nzira zitunganye. Ese inzira zitunganye no mu myambarire zibamo? Cyane rwose. Inzira zitunganye mu myambarire zibamo. Twajyaga turirimba indirimbo ivuga ngo icyampa ingendo yanyu ikabagaragaza neza, imyambarire yanyu igashimisha Imana. Bivuze ngo hari imyambarire wambara bigashimisha Imana bigahesha icyubahiro. Waturirimbiyeho gato tutakurogoye. Hari imyenda wambara ikagayisha izina ry'Imana, igasuzuguza Imana kandi witwaga umukirisitu. Okay, tubabarire uturirimbireho kuko numvise ayo magambo ni amagambo akomeye, uturirimbireho kugira ngo abantu barusheho kubyumva byibuze nubwo kaba gace k'amasegonda 40 ntacyo bitwaye, byaba byiza. Ndaririmba igitero kimwe. Cyangwa urubyiruko narwo rugakizwa, imyambarire yabo ikanezeza Imana, ingendo yabo ikabagaragaza neza, imvugo yabo igahamya ko bakijijwe. Cyangwa urubyiruko narwo rugakizwa, imyambarire yabo ikanezeza Imana, ingendo yabo ikabagaragaza neza,
imvugo yawe igahamya ko bakijijwe. Murakoze cyane, Imana ibahereze umugisha. Aka karirimbo gakubiyemo ubutumwa bwose. Icyampa urubyiruko rwa none rukagira agakiza, imyambarire, imivugire, byose ndumva byajemo n'ingendo. Yego, murakoze. Ni ukuvuga ngo rero urubyiruko rwumvise, ntekereza ko ibyo bintu uvuze mu ndirimbo ni ibigaragaza kuba umuntu yababoneye imbere y'Imana, bikongera bikagaragaza ubwiza bw'umuntu. Ntabwo ubwiza bw'umuntu ari uko imyambarire yabigahisha Imana, ntabwo ubwiza bw'umuntu ari uko imyisigire yaba ari igahisha Imana. Hanyuma ako kantu murakoze, reka twimuke tujye ku kandi kantu. Tuvuye ku rubyiruko, twavuye ku bantu rusange twabivuzeho, ariko none reka tugere mu cyiciro ugezemo nawe uyu munsi. Uri umubyeyi, urakijijwe, numvise uzi no kuririmba neza cyane, Imana ishimwe. Ariko ababyeyi muri iyi minsi, abagore n'abagabo, baba bakijijwe baba badakijijwe, wowe nta kintu giteye ubwoba n'ubundi usanishije n'ibihe bya mbere, ababyeyi muri rusange, ubwo ni umugore n'umugabo, uko babanaga icyo gihe n'uko uyu munsi babanye, cyane cyane nk'hano mu Rwanda iwacu, nta kintu ubona kiri kuba gitandukanye n'icyabaye mu bihe byashize. Yego, reka mbaririmbira kandi gaterwa ko iyo ndirimbo naho karaza kavuga ku bantu bubatse ingo. Yego. Icyampa bubatse ingo zabo bagakizwa, abagabo bikakazaga bagakizwa, ababyeyi bakubaha abatware babo, umunyabwenge agacira Imana bugufi. Icyampa bubatse ingo zabo bagakizwa, abagabo bikakazaga bagakizwa, ababyeyi bakubaha abatware babo, umunyabwenge agacira Imana bugufi. Murakoze cyane, Imana ibahereze umugisha. Nimukizwe, abagabo bakunde ingo zabo kandi harimo n'abagore babo. Ubwo ubundi iyo tuvuze urugo tuba tuvuze umugore n'umugabo ndetse n'ibiva mu mbaraga cyangwa se mu mibanire yabo. Harimo kuba babyarana imbuto ziva ku mwanda w'Uwiteka aribo bana, ariko hari n'imbuto z'umugisha zituruka mu mbaraga z'imibiri yabo aribwo bwa butunzi. Ibyo byose rero iyo bikozwe bigahurizwa hamwe mu bwumvikane, ubwo ni rwo rugo. Ntabwo urugo ari urufite ibintu cyangwa se rufite abana ariko nta bumuntu. Iyi ndirimbo rero nayo ije itwereka abagabo bakunda abagore babo kandi abagore nabo bagahindukira abagabo babo. Mu by'ukuri iyi minsi bitandukanye n'ibyo uvuze. Iyi minsi mu Rwanda dufite divorce ziri hejuru, dufite impfu z'abashakanye ziri hejuru. Ese nubwo turirimbiye, ubona byaba biterwa n'iki? Inkomoko yaba ari iyihe? Ni ukuba umuntu atarasenze neza akiri mutoya? Ese ni ukuba yarageze mu rugo agahinduka? Ese ni ibihe by'imeruka? Watubwira tukamenya. Kumva ko ibyo mbajije mu mpande zose n'ubagiye bakora. Hariho kuba umuntu atarasenze uko bikwiriye, ngo wenda ngo asenge ari mutoya, akaba atangiye gusenga yaramaze kubaka urugo, ariko mbere y'uko yubaka urugo atarasengeye urwo rugo ngo ajye kurugeramo, Imana yamaze kurwubaka. Harimo nuko abagabo nabo, ubundi abagabo nta nubwo bakunda gusenga. Yego, ababyeyi nizo batwagombye kubyitaho cyangwa se abakobwa, ariko njye ndizera ndashidikanya nubwo divorce ziriho, ntabwo ibyera byose ari amata. Ntabwo ingo zose ziriho ari uko ari Imana yagiye izubaka. Kera mbere twajyaga dusenga, Imana ikatubwira ngo mwirinde gutoragura. Satani agiye gutanga ibintu bisa n'amasezerano kandi bizasohora vuba. Ibyo rero nimubibona muzamenye ko atari amasezerano yanjye, ahubwo muzamenye ko ari amasezerano Satani ari kugenda
ahereza abantu. Icyo gihe rero byasabaga ubwenge gusenga kandi ugashishoza kandi ukarindira. Umusore none akaza akakubaza ukavuga ati reka mbaze mufatire igihe mbaze mbisengere mbaze n'amakuru menshi kuri we. Ijoro rimpereza amakuru. Ubwo rero ugeze none nk'aho abantu bari gukora divorce harimo ingaruka zo kuba batarasenze, harimo ingaruka zo kuba n'ubu ngubu hari abantu batanabyitayeho, urumva ahantu hose wagiye gukora. Yego. Hari akantu nifuza gusubiraho inyuma, ni tubiri. Akantu ka mbere ni ukuvuga ngo kubanza gusengera urugo cyangwa kurwubaka. Wakoresheje kurwubaka mu buryo ari Imana irwubatse, ariko irwubatse wowe utarabona uwo muzabwubaka. Bivuze ngo burya umugore n'umugabo cyangwa se umusore n'umukobwa iyo bageze igihe bakubaka urugo bararusengeye, si bo baba barwubatse ahubwo baba barutashye. Imana iba yararwubatse bo bakaza baje kugira ute, ubundi bo baba baje kurubamo, baba baje kuzuza ibyo Imana yujuje. Kandi Imana baba batashye iby'Imana yujuje, baba batashye mu nzu Imana yujuje cyangwa mu rugo Imana yujuje, kuko Imana yirwubaka mu ibanga. Yego. Ahubwo wa undi uri gusenga nimba ari umukobwa windikije cyangwa nimba ari umusore, Imana ikamuha amakuru. Amen. Uvuga ngo urugo ndi kurwubaka, ndi kurutunganya, ndi kurukomeza, ndi uzaruhagararira. Ndumva rero urugo Imana yahagarariye nta devorce zirimo, nta kwicana kurimo. Yego. Murakoze cyane. Aka kabiri nako ni ukuvuga ngo gusenga, umukobwa asenga kugira ngo urwaro rw'Imana irwubake. Uyu munsi ntekereza ese gusenga kugira ngo Imana ibikwemereye ko ikintu koko ari cyo bitwara igihe kingana iki? Umuntu yitwara ute kugira ngo ababashije kumva Imana imusubije icyo yayibajije? Nta n'igihe kirekire. Ikintu cya mbere ugomba kwakira ni ukwirinda gushyuhaguza. Ntujye gusenga uvuga ngo none irambwira ngo bigiye kuba cyangwa bigiye kuba. Kwitonda ukarindira byemeza umutware. Uragenda ugasenga ukinikiza ugategereza isaha y'Imana, kuko yavuga itavuga ibiri mu kazi. Icyo gihe rero wowe wirinda kuyivugisha vuba, kuko iyo uvugishije nayo igitanga iby'agahimano. Kandi iyo iguhaye iby'agahimano nizo zango nyine zibonekamo divorce, nizo zango zibonekamo kwicana. Kubera iki? Warasenze, ariko nubwo wasenze ntabwo warindiriye, warashyuhaguje. Bivuze ngo yatashyuhaguje kubera kwitonda ukarinda byemeza umutware, Imana nayo ibigenza neza ikabitunganya uko yabigambiriye. Amen. Ndumva ahantu hose wakoze Imana iguha umugisha, abakunzi bacu babyumvise. Hanyuma turagira ngo twigarukire ku buzima bwawe muri iyi minsi. Ese ndabona usa neza, ndabona ukeye, ati kandi nawe warasenze, warashubijwe, twarabyumvise mu buhamya bw'igihe cyashize. Ariko se muri iyi minsi nta gishya ufite? Icyo ntabwo cyabura, kubera ko umwana atangira mu wa mbere akagenda yimuka kugeza ubwo ashoje amashuri. Nanjye rero nimba naratangiriye mu wa mbere, urumva mumaze kuba umukecuru, urumva ndi kugenda nimuka. Hari indi ntera Imana imaze kungezamo. Navuga ngo muri iki gihe nicaye mu bisubizo. Ariko nubwo nicaye mu bisubizo, simbyicayemo ngo mbirangariremo cyangwa se ngo mbizubariremo, kuko nshobora kubirangariramo Satani nawe akanyura hirya kandi umugono, kuko iteka ryose Satani n'umwanzi w'ibyiza. Nicaye mu bisubizo kugira ngo igihe nasenze ndikurira afite umubabaro abandi bari kunezerwa, iki nicyo gihe cyo kugira ngo nanjye Imana inezerwe. Ariko nubwo inezerwe bigiremo n'ubwenge kandi bimpeshe gukomeza gukazisengesha. Amen. Aho hantu hanteye guhita mvuga ngo hari igihe Imana ikora igitangaza ikagikorera umuntu, abantu benshi bakabifata nk'aho ariko hakunda umuntu ataha ubukwe. Iyo utashye ubukwe buba burangiye, nta bundi bubi inyuma kiri kubwo gupfa. Ariko gusubizwa kw'abantu b'iki gihe ubona babifata nk'umuhango w'ubukwe, hanyuma akaba yasengaga, hanyuma Imana yo yaza gukora imirimo imaze kuyikora, umuhango w'ubukwe wo gusenga ubwo niko nabyise, ukaba ubaye nk'ugize ute, urangiye. Gusenga bigahita bihagarara, akazagaruka yabuze umwana, cyangwa se akagaruka yarwaye ari mu bitaro, cyangwa akagaruka yapfakaye. Ariko numvise ubikozeho, abantu babyumvise ko iyo Imana ikoze igitangaza iba ikigikora ibindi.
kandi nabyo iyo ibikoze ibikiri mu mugambi wo kuguhereza ubugingo, kandi ubugingo nabwo ntekereza ko ari ryo sezerano rikomeye kurusha ayandi. Sinzi niba ariko nawe ubizi, niryo sezerano rikomeye kurusha ayandi. Hanyuma hari ikindi kintu wumva wabwira abakunzi bacu se? Yumva nta kugira ngo dusoze. Ntarenze muri twavuze. Naho icyo nakomeza kubashishikariza no kubabwira ngo niba umuntu yicaye mu gusubiza, niba usenze ugasaba Imana ikaguha umwana wari umushaka, we kubona umwana ngo dutera agati mu ryinyo wicare, kuko nubwo umubonye uwo mwana azarwara, uwo mwana azakenera kwiga, uwo mwana azakenera ibintu byinshi, azakenera kwishyurwa mituweli, azakenera kwambara. Rero nta handi biva ni mu gusenga. Bivuze ngo niba Imana iguhaye umwana, uhita umuragiza Imana, ujye uboneka kenshi na kenshi imbere y'Imana, umusengere, umusabire ubwenge, umusabire ubudahangara, umusabire uburezi, kuko nta handi biva ni mu gusenga. Kuko ushobora kumusaba ikanamuguha, ariko warambaje Shitani akakwiba, kuko Shitani nawe ni umwanzi w'ibyiza. Murakoze cyane, Imana ibahereze umugisha kuba mwemeye kuza kongera kuganira n'abakunzi bacu ku gicaniro cy'Ibanga TV. Imana ibaha umugisha, kandi ubutaha tuzongera tubatumeho, nitubatumaho kandi muzatwitabe kugira ngo dukomeze gukora umurimo w'Imana. Ubutumwa tuvuga tubukirishe benshi, kuko Imana yatugize ibibitsanyo by'imbuto zayo kugira ngo izagize ibiba mu bantu bayo mu gihe gikwiriye. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane rero bakunzi b'umusaraba, Imana ibahereze umugisha mwebwe mukurikirana igicaniro cy'Ibanga TV. Ngira ngo mwamaze kumva ubutumwa umutumirwa wacu atugeneye uyu munsi wa none. Ni ubutumwa budasanzwe kandi ugomba kwakira bidasanzwe, kandi ukaburinda bidasanzwe, ndetse ukamenya ko buturutse ku Mana idasanzwe kugira ngo biguhindure udasanzwe. Ubundi urugo ndetse n'ubuzima bwa Kristo muri rusange bigereranywa n'igihugu. Igihugu iyo ucyubaka ntabwo ucyubaka ujenjetse, bisaba amahugurwa ahoraho, bisaba kubaka inzego, ugenda wubaka inzego kandi zigenda zirutana, ubugamije kugira ute, ubugamije ko nihagira ikintu gitera uri muri minisiteri ntabwo uzakimenya cyateye gituruka ku mudugudu hasi cyangwa ku isibo. Ariko iyo ugenda wegereza ubuyobozi abaturage, ni ukuvuga ngo wa muyobozi wo hasi akubera ijisho wowe uri hejuru, agahita kuri potinga amakuru, maze wamara kuyamenya ukamenya uburyo ukaza umutekano. Imana ibahereza umugisha rero, natwe niko bigomba kugenda mu buzima bw'urugo. Niba Imana ikoze ikintu gitoya, menya ko igiye gukora ikinini, kandi niba haje icyago gitoya, umenye ko bucya haza ikinini, kuko mu buzima bubi tugenda twimuka. Uko ubuzima bwiza bwimuka, ni nako n'ubuzima bubi nabwo bwimuka. Ni ukuvuga ngo ikigeragezo ku isi ntikivaho, ahubwo gihindura isura, kuko n'ubuzima bwiza nabwo buhindura isura. Imana ibahereza umugisha rero. Ariko iyo wasenze Imana, nta muntu wasenze Imana ngo yihebe yiganyire. Gerardine niwe wavuze ngo ninde wari bwabone igishwi cy'inyoni cyangwa se igishwi cy'intumbi y'inyoni gipfira ku gasozi ngo kishwe n'inzara. Iyo wabanye n'Imana, ntabwo inzara y'umwuka uyigira, ndetse n'iy'umubiri uyigira, ubwambure bw'umwuka n'ubw'umubiri. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Murakoze, bye bye.